ukajya kugerageza ibyo wasengeye n'ibyo Imana yakubwiye ukabicira inzira bizacamo, ugacira inzira icyo Imana yavuze, ibyo bizatuma Imana ikwishimira kandi bizatuma Imana igushyigikira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nkunda abankunda ngo ariko abanshakana umwete bazambona. Ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira de. Yesu nashimwe cyane bavandimwe bene data. Nitwa Mpoze Eric, garutse rero mu nyigisho igiye kukubwira ku iterambere rijyanye n'ibifatika, iterambere rijyanye n'amafaranga. Kuba bavuga butumwa hari igihe tujya tuvuga ku mafaranga, ntabwo bivuze kugwa, ntabwo bivuze gutandukira ku ijambo ry'Imana, ahubwo ni inzira itwerekeza ku cyo Imana ishaka, kuko n'Imana nayo irashaka yuko tugera ku iterambere ry'ibifatika. Rero reka dusenge ubundi tuze kuganira ku cyo Imana ishize ku mutima wacu. Mwami Yesu, Mana ikomeye, Mana igira neza, tuje imbere yawe duciye bugufi cyane. Njye ni umuvandimwe ufashe umwanya wagakurikira inyigisho. Data mwiza, turakwinginze kugira ngo uze uganirize imitima yacu. Reka Data mwiza, byose bibereho kuguhisha icyubahiro. Kandi Mwami Yesu, reka nkubere umuyoboro maze wivuganire n'ubwoko bwawe. Reka Data mwiza, ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ijambo ryawe ritumvikana nk'uko washatse kurivuga, icyo ngicyo turagiheje. Mwami Yesu, ngwino uganze mu mitima yacu, ngwino utegeke, ngwino utubwire icyo wagambiriye kuganiriza imitima yacu. Ubwa byose izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro. Amen. Muvandimwe, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga kuri teme ivuga ngo imyifatire 9 yakugeza ku bukire. Nibyo tugiye kuganira. Ngiye kukugezaho imyifatire 9 yakugeza ku bukire. Turasoma ijambo ry'Imana mu Imigani ibice byaho 21, umurongo waho wa 5 kuri A yaho yonyine. Imigani 21 umurongo wa 5 ni page ya 634 Isezerano rya kera. Bibiliya iratubwiye ngo ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire. Dusubiremo, ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire. Ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi ijambo ry'Imana rigambiriye kuvugana natwe ibyatugeza ku iterambere, ibyatugeza ku mugambi wayo. Niyo mpamvu inyigisho nk'iyo yateguye kugira ngo no mu byo utekereza, mu mishinga urimo uratekereza muri no minsi, kugira ngo Imana iguhe umuyoboro ishaka yuko ugenderamo kugira ngo ugere ku cyo yaguteguriye kandi ugere ku cyo yagambiriye kukwinjizamo. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana rivuga ngo imyifatire 9 yakugeza ku bukire. Icyambere ni ukwigirira icyizere. None se mwene data, wowe ubwawe utiyizeye ninde wakwizera? Utiyizeye ngo wumve yuko ako kazi urimo urasaba wagashobora,
ntabwo umukoresha wawe azakwizera. Utiyizeye ngo wumve yuko uwo mushinga ushaka gutangira ufite ubushobozi bwo kuwukora no kuwushyira mu bikorwa nk'uko wawutekereje, ntabwo uzagira umuntu n'umwe ukugirira icyizere. So icya mbere ugomba kugira mu mico yawe cyangwa se amahame ugomba kugenderaho, ugomba kwiyizera. Wowe ubwawe ugomba kwigirira icyizere, ukumva yuko niba utekereje gukora umushinga hamwe n'Imana ufite ubushobozi bwo kuwukora no kuwushyira mu bikorwa. Icyo ni cyo kintu cya mbere kizagufasha kugera ku bukire, ni ukwiyizera. Ikintu cya kabiri kizagufasha kugera ku bukire ni ukugira ishyari ryiza. Ishyari ryiza riravuze ngo kwigira ku byo abandi bagezeho, ariko utabagiriye ishyari ribi ryo kumva yuko wabagirira nabi kugira ngo utsindire wenda ibyo bagezeho, ahubwo ukumva yuko ibyo bagezeho nawe wabishobora, kuko nta wabivukanye, twese twaje dusanga nta kintu dufite, abagize icyo bageraho bose barabikoreye. Nawe rero mwene data, ikintu cya kabiri cyagufasha kugera ku bukire ni ukugira ishyari ryiza. Mwene so, umuvandimwe wawe, inshuti yawe, uwo mubana uwo ari we wese ufite icyo yagezeho, Imana iragusaba kumwigiraho. Imana iragusaba kwiga ibyiza byamufashije kugera kuri iryo terambere, kugira ngo nawe ugire icyo ugeraho mu kuzuza umugambi w'Imana, icyo Imana yaguhamagariye. Ikintu cya gatatu kizagufasha kugera ku bukire ni ukudacika intege. Nudacika intege cyangwa se kutarekura vuba, Imana nayo ntago izakurekura. Imana ikunda abanyamwete. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire. Ikintu cya mbere kizana ubukire ntago ari ugucika intege. Mu byo rero uri kugerageza gukora byose, mu byo uri gutekereza muri ino minsi, mu mishinga yose ufite mu bitekerezo byawe, ariyo wamaze gushyira mu bikorwa, ari niyo uteganya wenda ugitegereje ubushobozi, Imana iragusaba kudacika intege. Imana iragusaba gukomeza gutitiriza. Imana iragusaba gukomeza kugerageza, kuko ishya n'ihirwe riri mu gukora cyane, kandi abagize icyo bageraho bose barabiharaniye, ntabwo bacitse intege. Never give up. Ntugacike intege mu byo ugerageza gukora byose. Jya wirinda ibigusubiza inyuma, jya wirinda abantu baguca intege, abantu batuma bakumvisha yuko ibyo umaze kugeraho cyangwa se ibyo ushaka kugeraho ari inzozi utashyikira. Jya wumva yuko ibyo ugambire mu mutima wawe, uko byagenda kose hamwe n'Imana uzabigeraho. Ikintu cya kane cyagufasha kugera ku iterambere cyangwa se cyagufasha kugera ku bukire ni ukwigira. Kwigira. Haranira kwigira mu byo ukora, haranira gufata responsibility y'ubuzima bwawe, haranira gushyira mu bikorwa ibyo utekereza, haranira kwinjira mu cyo Imana yakuvuzeho. Giharanire. Imana niba yarakubwiye yuko uzatera imbere, ntabwo uzicara ngo bikwizanire. Bizasaba yuko ujya hanze ugaharanira kwigira. Kandi nanone nta muntu ufite responsibility yo kuzakugeza ku nzozi wifuza kugeraho. Nta muntu ufite inshingano zo gushyira mu bikorwa inzozi ufite. Ni wowe ubwawe ugomba guhaguruka ugashyira mu bikorwa inzozi zawe. Duhereye no kuri Dawidi. Dawidi nta muntu n'umwe wigeze amufasha kugera ku nzozi ze. Dawidi yararwanye. Dawidi yaharaniye kudacika intege. Nubwo bari baramutaye mu ishyamba ngo aragira udutama twase, abandi bana bakohereza ku mashuri bakajya mu gisirikare, ntabwo byatumye umugambi w'Imana kuri Dawidi udasohora. Ndagira ngo ubwire mwene data, ibigeragezo byose wacamo, icyo Imana yakuvuzeho kizasohora.
ariko Imana iragusaba kwigira. Imana iragusaba gufata inshingano z'ubuzima bwawe. Imana iragusaba kutagira uwo ushinja kudatera imbere kwawe. Wenda ukavuga uti kuba narateye imbere byaturutse kuba naravukiye mu muryango ukize, ibyo ntabwo ari urwitwazo. Ukavuga uti kuba naratera imbere nuko ababyeyi batangiranye mu mashuri ahenze, ibyo ntabwo ari urwitwazo. Nta rwitwazo na rumwe ufite wa provinga yuko utateye imbere. Dawidi nta kintu na kimwe yari ashingiyeho. Kuba yarateye imbere byavuye mu gukora cyane kwe, byavuye mu kwiyegurira Imana, byavuye mu muhati yari afite. Nawe mwene data, icyo Imana yakuvuzeho uzakigezwaho no kwigira. Ikintu cya gatanu kizagufasha kugera ku bukire cyangwa se kugera ku iterambere ni ukunyurwa. Intambwe yose uteye, jya wumva neza yuko ugomba kuyinezererwa. Ujye wirinda kugira umutima udashima, ujye wirinda kugira umutima wifuza iby'abandi, ahubwo wowe uzajya unyurwa n'ibyo ufite. Bityo bizatuma ugera no ku byo udafite. Kunyurwa n'ibyo ufite bizatuma ugera ku byo udafite. Kunyurwa n'aho umaze kugera bizakwinjiza aho wowe ubwawe utarigeza. Nugira umutima unyuzwe, nugira umutima uciye bugufi, bizaguhuza n'abantu b'umugisha ku buzima bwawe. Umutima unyuzwe Imana irawishimira. Imana ntabwo ikunda abantu bagaya. Ni nk'uko umubyeyi yaha umwana ikintu, noneho ukabona umwana ntabwo akinezerewe, nawe ubwawe uri umubyeyi ntabwo wakishima. Rero Imana iradusaba kunyurwa kugira ngo n'ibyo yaduhaye izabyongere kandi bibe byinshi. Ku kintu cya gatanu rero kizadufasha kugera ku iterambere ni ukunyurwa. Ikintu cya gatandatu kizadufasha kugera ku iterambere cyangwa se kugera ku bukire ni ukwanga ubunebwe. Ubunebwe ni ikintu kibi cyane kidindiza iterambere ry'umuntu. Ntabwo wagera ku iterambere wirirwa uryamye. Ugomba kubyuka ukajya gushaka amahirwe, ukajya kugerageza ibyo wasengeye n'ibyo Imana yakubwiye, ukabicira inzira bizacamo, ugacira inzira icyo Imana yavuze. Ibyo bizatuma Imana ikwishimira kandi bizatuma Imana igushyigikira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nkunda abankunda, ngo ariko abanshakana umwete bazambona. Gushaka Imana n'umwete wose ni ugukora cyane. Gushaka Imana n'umwete wose ni uguharanira kugera ku byo utarageraho. Ikintu cya karindwi cyagufasha kugera ku bukire ni ukwigira ku bageze ku byo wifuza kugeraho. Buriya uko waba umeze kose, urwego rwose umuntu yaba yamaze kugeraho, buri wese agira uwo yigiraho, buri wese agira uwo areberaho, buri wese agira uwamuzamuye, buri wese agira uwamufashije inzozi ze gusohora. Rero Imana irimo iradusaba kugira ngo tugire abo twigiraho, bizadufasha kugera ku iterambere vuba, bizadufasha kugera ku mugambi w'Imana vuba, bizadufasha kugera ku cyo Imana yagambiriye ku buzima bwacu vuba. Ikintu cya munani aricyo kibanziriza icya nyuma cyagufasha kugera ku iterambere ni ukutava ku izima, kutarekura, kutava ku izima, kuvuga uti iki kintu niyo nahura n'ibigeragezo bikomeye, niyo nahura n'amasasu, niyo nahura n'urugamba rukomeye, niyo nahura n'ibinshi intege byinshi, ntabwo nzava ku izima. Ukiha intego ukavuga uti niba nshaka gukorera Imana, wa mukozi w'Imana we, wicika intege. Niba nshaka wenda kwikorera, haranira yuko nta kizaguca intege muri urwo rugendo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umunyamwete, ngo ibyo umunyamwete atekereza ngo bizana ubukire. Ntabwo ari iby'umunebwe, ntabwo ari iby'ucitse intege, ntabwo ari ibyo urekuye vuba. Ijambo ryatubwiye ngo ibyo umunyamwete atekereza, ibyo umunyamwete atekereza ngo bizana ubukire. Mwene data rero,
ndagira ngo ubwire neza yuko nutava ku izima uko byagenda kose, icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yakugambiriye uzakigeraho. Ikintu cya nyuma cyagufasha kugera ku bukire, cyagufasha kugera ku iterambere, ni ukugira intumbero. Kugira intumbero mu byo ukora byose, kugira aho ushaka kugera, kugira inzozi. Nta muntu utagira inzozi, ariko intumbero ni ikindi kintu. Intumbero ni ukuvuga uti niba ndahangaha muri uyu mwaka, ndashaka ko mu myaka nk'itatu nzaba ndi kuri uru rwego, nzaba ndi aha hantu, nzaba narageze kuri ibi ngibi. Kugira intumbero ntabwo bivuze ngo kwifuza, ahubwo kugira intumbero niho Imana ikura iguha umugisha, niyo Imana ikura igusubiza ibyo wayisabye. Mwene data, iyi ni imyifatire 9 yakugeza ku bukire, ni imyifatire 9 yakugeza ku iterambere, ni imyifatire 9 yakugeza ku mugambi w'Imana. Reka dusenge. Mana ikomeye, Mana igira neza, duciye bugufi cyane, ijambo ryawe riraduhuguye, riratwigishije. Girira neza uyu muvandimwe, umuhe umugisha, umugisha abavandimwe, umugisha inshuti ze, umugisha abamukomokaho, umugisha nabo bari kumwe. Ndakunyinze rero kugira ngo uhe ijambo ryawe umugisha, kandi Data mwiza, rigwire mu mitima yacu, rigiye kuba nka ya mbuto yaguye ku kara, rigiye kuba nka ya mbuto yaguye mu mahwa, ahubwo ribe nka ya mbuto yaguye ku butaka bwiza, ngo ikera imbuto 100, ngo izindi 100. Reka Data mwiza umugambi wawe urusheho kuganza imigendere yacu. Reka Data mwiza tugende mu gushaka kwawe, kandi tugendere mu kubaho kwawe. Kubwa byose izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro. Amen.